Yesu ashimwe, ndabasukije mu izina rya Yesu Kristo. Mwe mwese musanzwe mudukurikira kuri iyi channel cyangwa se kuri uru rubuga Inzira Igana Ijuru TV. Mwe rero musanzwe mudukurikira muri hano mu Rwanda, muri Congo, muri mu bihugu bitandukanye. Nguko mubireba kuri kamera yacu, twatembereye. Turangije gutembera hano turi ku musozi, numva bavuga ni mu musozi munini cyane nguko mubireba kuri kamera yacu, umusozi ukomeye cyane. Numva ngo ni umusozi uberaho ibitangaza byinshi ngo bikomeye, ngo abarwayi ngo barakira, ngo ababuze urubyaro ngo bararubona, ngo baje gusengera kuri uyu musozi. Murabona iyi ni inzira izamutse iturutse hepfo nk'uko mubireba kuri kamera yacu. Twatembeye rero ni ukuri, dutembera kuri kamera yacu kugira ngo tuze turebe koko kuri uwo musozi habera ibitangaza. Ariko ndembera ndi kubona ndimo ndahabona imbuga nyinshi cyane, ariko kuri uyu musozi ndahageze mbasanga umusore nawe arabasha kwivugira. Ndamusanze arimo gusenga. Reka mubaze neza nimba koko uyu musozi uberaho ibitangaza. Reka mubaze, kamwegere mubaze. Nguko rero maze kubibabwira, maze kubabwira ko kuri uno musozi ndimo gutembera, mbabonye umugabo urimo kwasengera. Ni ukuri, kuko wari ku musozi numva ngo witwa Cyungeri. Nanjye n'ubwa mbere uyu musozi ngo kandagiyeho, ariko twari twatembereye numva yuko umusozi uberaho ibitangaza. Niyo mpamvu natembeye kugira ngo ndebe koko ko ibyo bitangaza byakora. Mbasanze umugabo. Mugabo uratangira utwibwira. Ndagusukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yawe ninde? Ngusanze kuri uno musozi upfukamye urimo gusenga. Ese uyu musozi ko numvise kubera ibitangaza, ahari koko nibyo cyangwa se ni bya bindi by'abanyarwanda basanzwe batubesha, ni bya bindi by'abahanuzi b'iki gihe batubesha, cyangwa se ni bya bindi by'abapasiteri ba kino gihe batubesha, cyangwa abavuga butumwa batubesha? Ahari se nawe ndago waba uri muri ba bandi basanzwe batubesha? Ndakwakira rero kugira ngo dutangire utwibwira, utubwire n'amateka yo kuri uyu musozi uko bimeze. Ni karibu. Murakoze, turabashimiye. Mbere na mbere icyo ndabanza kubabwira, ntabwo kubibwira ndaza kubibyira, ariko icya mbere na mbere mbabwira, ntabwo turabateka mitwe, nta nubwo turi abantu bishakira inama, ntabwo turi bamwishakira ndamo, ahubwo twebwe turi abakristo cyangwa se abana b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana bahamagawe na Kristo kugira ngo dukore uyu murimo. Kandi icyo Kristo yaduhamagariye ni ukugira ngo natwe tugire ibyo abo twahamagara kugira ngo baze bakire Yesu ng'umwami n'umukiza, kandi turebe imbohe zaboshywe muri iyi si kugira ngo tuzibohore dukoresheje ubutumwa cyangwa se ibihamya n'ibimenyetso by'imbaraga z'umwuka wera Data yaduhaye. Ntabwo turi abamamyi rero, ahubwo ni abakozi b'Imana Data yitoranyirije muri za ndumwa 12 yahamagaye, akababwira ngo mugende mungorere umurimo, mukiza abarwayi, muhumuriza abababaye. Ntabwo turi abamamyi rero, ubwo twebweho turi indumwa za Kristo. Murakoze cyane rero. None ndashaka ngo baze akantu gatoya. Uravuze ngo abakozi b'Imana, none hanze ahangaha hari abo tubona ariko twumva ngo ni abakozi b'Imana, tukabona bamamye abantu, tukabona hari ababifashe bagataba mu mirima, barangiza bakaza nyuma yabo bakongera bakatubwira ngo urabona ngo ngwino. None wowe uradutandukanyiriza gute umukozi w'Imana? Tuzamenya gute umukozi w'Imana cyangwa se n'uwa Satani? Murakoze cyane. Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mu kubamenyera ku mbuto zabo rero, umukozi w'Imana n'umukozi w'isi ntabwo byayobekerana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none twe turi abakozi b'Imana. Aho utandukanye n'abakozi b'Imana, nujya kwa muganga bazaguhereza imiti baguhereza serumu. Ubwo rero twebwe dutandukanye n'abo ngabo. Nujya kwa muganga azavuga uti imiti ya kinyarwanda ayiguhereze,
twebweho ntabwo dutanga imiti ya kinyarwanda cyangwa se indi iyo ari yo yose. Umuti wacu ni ijambo ry'Imana ry'ibyanditse byera byavuye mu kanwa k'Imana. Nguko ijambo ry'Imana ribivuga ngo icyo abayuda barusha abandi ngo nuko bagendana amagambo yo mu kanwa k'Imana mu mitima yabo. Twebweho rero ibiri muri twe data yaduhaye cyangwa se Uwiteka yaduhaye nibyo dukoresha tuvura abantu, nibyo dukoresha duruhura indushyi, nibyo dukoresha duhumuriza abantu. Niho dutandukaniye n'abandi. Twe ntabwo uzasanga twaguhaye imiti, twe ntabwo uzasanga twavugutiye ibyatsi. Umuti wacu ni iri jambo niryo dukoresha. Kandi udasibye no kuba ndimo ndabikubwira none ahangaha n'uyu munsi wa none cyangwa se muri aka kanya ahangaha hari abantu benshi cyane baguhereza ubuhamya kubwira ijambo, kuko hari benshi bari bararushye, ababuze ngo barazibonye, abari barwaye barakize, hari n'abari baragwaye za kanseri baguhereza ubuhamya uko zakize, bakaba bari bazima, bajya kwa muganga bagasanga ni bazima. Nta kindi banyweye, bagiye kwa muganga birananirana, bimaze kunanirana baraza dukoresha iri jambo ryonyine. Kristo uwo mu ijuru arangije arazanyurira muri iri jambo, arangije arabatabara, ubu ngubu ni bazima. Ni abahamya bo guhamya imbaraga z'Imana ariyo yaduhamagaye, kandi misiyo yacu nimwe niyo gukoresha iri jambo ry'Imana, benshi bakabona imbaraga zivuye kuri ryo. Niyo mpamvu kandi ni naryo tandukaniro dutandukaniyeho n'abandi bose uzabona bari muri business zabo. Twe ndazindi nyungu dufitemo, ntabwo turi abacuruzi, nda kindi kidasanzwe tuba turimo, ahubwo twe turi mu muhamagaro w'Imana. Nk'uko Yesu yadusigaye uwo muhamagaro, natwe nawo turi kuwukoresha kugira ngo ubwazaza azatubaza umusaruro w'ibyo yadusigiye. Niyo misiyo turi. None mugabo, twabonye hari inkuru nyinshi zagiye zicicikana ahangaha hanze ku mbuga nkoranyambaga. Nagiye mbona hari abahanuzi bamwe numva ko bitwa ko ari abakozi b'Imana, tubabona bafunga insengero, ariko tubabona bagiye gukina amafilime, kandi ari abahanuzi twumva ngo ni abakozi b'Imana. None abo ngabo bo ndago barara abakozi b'Imana, kandi ko bari bitwa abakozi b'Imana, barangiza bakajya gukina filime batwereka ko ari bari gusambanya abagore, bari kwaga ngo bihane, bakongera bagakina amafilime bari gusomana n'abagore, kandi ari abakozi b'Imana. Abo ngabo bo turabitiki, niye mpamvu byibuza wenda watubwira aho yaba yarabiteye kugira ngo babikore? Murakoze cyane. Ndakunda gushingira ku ijambo ry'Imana cyane. Petero yaravuze ngo iki gisirikare cya Kristo ndawakijyamo, ngo narangiza kukijyamo ngajye no mu gisirikare cy'isi ngaba kinejeje uwamuhamagaye. Twebweho rero ng'abakozi b'Imana, icyo kibazo twese duhanganye nacyo, biranatubabaza cyane, biratugora. Abantu bakizwa ari benshi, ariko bamara gukizwa ari benshi n'ubundi Satani akanabarasa ari benshi. Niyo mpamvu urasabwa wowe mukristo cyangwa se wowe urimo urashaka kubohoka cyangwa se urimo urashaka imbaraga z'Imana, urasabwa gushishoza ukamenya ngo gukora kwa Kristo no gukora kwa Satani ni ukuwe. Ni ukuvuga ngo niba nge ndi umukozi w'Imana, ejo ukansanga ndi kuri tablo cyangwa se ukansanga kuri video ndimo ndakina imikino ipfuye, ndimo ndakina za pornography, ntabwo mba ngira umukozi w'Imana, tayari mba nagiye mu bambari ba Satani. Nari ndi kukubwira icyo nanjatse kugiraho rero, nanimo ndakubwira ngo ni ukuvuga ngo duhanganye n'intambara idasanzwe turimo turarwana. Nguko Petero yavuze ngo narwanye intambara nziza yo gukiranuka, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Natwe urwo mugamba turimo turarurwana. Niyo mpamvu urimo urasanga mu itorero abantu barimo barasenga, ariko niba harimo abahanuzi 5 ugasanga Satani arashemo 2 bakaba baragiye, ugasanga uwari umuhanuzi arimo aranywa imisururu, wari umuhanuzi arimo aranywa byeri, wari umuhanuzi arimo arasamba. No akunga ko akukandu nako urakanyibukije gute umuntu w'umuhanuzi yitwa ko ari umukozi w'Imana ajya kunywa inzoga, yarangiza akaza agahanura kandi ngo ni umukozi w'Imana, yajya gusambana yarangiza akaza agahanura kandi ngo ni umukozi w'Imana, yagenda agakubita umugore we kandi akaza ngo ni umukozi w'Imana? Hari uwo muntu aracyari umukozi w'Imana cyangwa ni wa Satani? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mu gisirikari hari icyo bita dimobe, cyangwa se hari icyo bita dimobe, ariko bo ndanubwo navuga ngo ni abadimobe, kubera ko umuntu udimobirizwa
ni umuntu bakura mu gisirikare barangiza bakamusezerera. Abo rero bo ntabwo nabita abadimobe, ahubwo bo ni abantu bangiritse ku rwego rwo kuba bataba abadimobe. Ngaka reka nanga babwire, urasabwa gushishoza ukaba maso, kubera yuko uyu munsi wa none, uyu munsi hari umuhanuzi cyangwa se umuvugabutumwa uhanura, yamara guhanura akagenda akigira muri ibyo bye. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi wa none, niba umuntu wasanze arimo arahanura cyangwa se akakubwira ijambo ry'Imana, ejo ukamusanga ari mu misuru, ejo ugasanga niwe waniganye n'umugore we, ugasanga n'uteza umutekano mukeya mu mudugudu cyangwa se muri karitsiye cyangwa se no mu murimo w'Imana, ugasanga nda mbuto nziza arangwaho. Nari njatse kukubwira ngo ndahamya ndashidikanya 100% ngo uwo nguwo ari muri babakozi ba Satani, cyangwa se ari muri bavuga butumwa b'ibinyoma Bibiliya yavuze, kubera ko ijambo ry'Imana ryo ryatubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. No kuvuga ngo niba atera imbuto nziza ari mu bahanuzi b'ibinyoma, kandi wowe nutaba maso ukamwihereza, azakwanduza uwo mwuka w'ikinyoma, kandi nakwanduza uwo mwuka w'ikinyoma ni nako kurimbuka kwawe, kandi nurimbuka uzaba wiziza. Ahubwo urasabwa kushishoza ukamenya ngo umukozi w'Imana yitwara ate, umukozi w'Imana babayeho gute, indangagaciro ziranga umukozi w'Imana ni izihe. Ukamenya ngo rero uyu niba ari umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana, uyu nguyu niba abyiyitirira arabyiyitirira. Uyu munsi wa none dufite no mu gisirikare cyangwa se mu zindi sosiyete za buri munsi, hari abantu bajya baturuka hanze bagafata teni y'abandi bakayambara bakiyitirira abandi. Uyu munsi wa none rero dufite abantu hanze ushobora gufata Bibiliya, agafata igitabo cy'indirimbo akagenda akiyitirira ijambo ry'Imana, akiyitirira umukozi w'Imana, akiyitirira umukristo kandi atari umukristo. Mbonera kuburira urubyiruko rwacu rw'abakobwa n'abasore, murasabwa kuba maso, kuko abantu barimo bariyambika uwo mwambaro atari wabo ni benshi cyane. Natwe turimo turasenga, ariko tugasenga tubwira Imana n'ubundi ngo igira komeza ireba abantu ikirizo ngozi zuri bibi ku karubanda, kubera ko abari kwambara uwo mwambaro bawiyitirira atari uwabo nibo bakomeje kuba benshi. Ariko iyo wamaze gushishoza neza ugatindana n'Imana cyane, ukegera Imana, ukumva ijambo ry'Imana, wabasha kukuyobya cyuye muri ubwo buryo, ubasha gutandukanya umukozi w'Imana ugatandukanya n'ubyiyitirira. None ko njya mbona abapasiteri bahagarara ku gatuti bakavuga ngo turaguciye tugwaye Satani, waba utari gutanga amafaranga bakakwirukangana. Hari icyo cyo turakivuga ni gute? Kandi abapasiteri bagakwiye kukuye indama zarangiza zikajya mu rusengero. Abandi pasiteri ni umukozi w'Imana cyangwa nawe turamwita uwa Satani, kubera ko ahagaze ugatuta akaguca ngo kubera ko utatanze amafaranga. Murakoze cyane, ako ngako nako murakoze kukanyibutsa, nongera ngagarukeho. Dufite abakozi, dufite abantu bari mu muhamagaro w'Imana, ariko tukagira n'abari mu muhamagaro w'idini. Ibyo bintu urasabwa kubisobanukirwa rero, kandi ndabwo wabisobanukirwa. Urandandukanyiriza umuhamagaro w'Imana n'umuhamagaro w'idini. Icyo ngicyo ndaza kukigutandukanyiriza cyane. Aho bitandukaniye na hangaha, umupasiteri uri mu muhamagaro w'idini ndabwo ababajwe n'ubugingo bw'abakristo, ndabwo ababajwe no kuzajya mu ijuru kw'abakristo, ndabwo ababajwe nuko indama aragiye azazambutsa Yorodani ngo zigeze muri Kanani zasezeranyijwe. Ahubwo ikintu kimubabaje ni amafaranga, niyo arimo arashyira imbere. Muzane amafaranga, muzane ubwitange, muzane inyubako twubake inzengero nyinshi cyane, muzane inyubako twubake ibitabashwa hano hanze bigaragare. Ariko kugira ngo akwereke inzira y'agakiza, akwereke uburyo wakiyana ukazajya mu ijuru, uwo nguwo ndabwo azabiguhishurira, azaguhisha inzira wanyuramo kugira ngo umenye agakiza wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se ugure umutima wawe Yesu akwishimire uzajye mu ijuru. Ahubwo azaguhishurira inzira wajyamo kugira ngo agukureho amafaranga ajya gusoroma. Mboneraho no kukubwira yuko hari abakristo cyangwa se hari abapasiteri bafashe abakristo babahindura nk'inkoko zitera, ugasanga umupasiteri afite abakristo ariko aragenda basoroma uko bukeye nuko bwije. Gasanga umukristo ndakicyambara igitenge, gasanga umusore cyangwa umugabo aho ngaho ndakicyambara ipataro. Gahunda ariyo kuvuga ngo ndimo ndakorera Imana ubuzima bwe bwose, ari kugenda akajya rapeya mu idini, Itandukaniro
ry'umukozi w'Imana rero n'umukozi w'idini, nda mupasiteri ufite umuhamagaro w'Imana wahanga amaso ku faranga ngajya ahora gusoroma atakubwiye yuko nudakizwa uzarimbuka. Umukozi w'Imana ari umupasiteri w'umuhamagaro w'Imana arakubwira ngo yoboka inzira y'agakiza, ijuru rizajyamo abakijijwe neza, rizajyamo abakiranutse, rizajyamo abafashe imfubyi n'abapfakazi. Nongere kukubwira yuko iryo dini ari ryo ry'ukuri, niryo Kristo yemera, rifashe imfubyi n'abapfakazi, abo iryo niryo dini ry'ukuri data yemera. Ubwo rero tayari iyo umupasiteri cyangwa se bishop afashe umutima we akawerekeza ku mafaranga, abakristo bose akagira ababwira ngo muzana amafaranga mwitange, ndababwire ngo utazihana zapfa. Mbonere no kukubwira yuko ubu tuvugana dufite abapasitoro benshi barangamiye ifaranga. Urasambana ariko ukamuguma mu itorero, urasambana ukabwiriza, uriba ukabwiriza, ukora ibi ukabwiriza, ujya mu butinganyi ukabwiriza, kubera ko ufite iki amafaranga. Ariko nsubira inyuma gatoya, ziriya nsengero mwubaka tubona insengero muzubaka mugashiramo amakaro, mbega mukazitaka neza, ziriya nsengero zitumariye iki bisanzwe? Ziriya nsengero ni nziza, ni umuhamagaro twahawe cyangwa se ni umurage twebweho abayuda cyangwa se abakristo dufite. Ni umurage ni umurage twahawe n'abatubanjirije, harimo Salomo Uwiteka yabwiye Uwiteka yigira umuhigo ngo nzakubakira urusengero rwiza, ariko Uwiteka arangije aramubwira ngo mbese wanyubakira urusengero ki cyangwa se wanyubakira nzuki, ko njyewe inzu yose niye nahagarara nganezerwa ko byose biri munsi y'ibirenge byanjye. Nanjatse kukubwira yuko urusengero cyangwa se yiranzu ubona twubaka ndabwo ari hagakiza kari, ndanubwo aricyo kizatujyana mu ijuru. None kizatujyana mu ijuru niki? Kizatuma tujya mu ijuru ni ugukiranuka. Gukiranuka ute? Gukiranuka ni ukureka ibyaha ukavuga ngo njyeweho rero niba n'umugabo cyangwa se niba n'umumama ngomba kubaho, namara kubaho ngamenya imfubyi n'abapfakazi ngabafasha, ngamenya gukora imirimo y'urukundo nk'uko Yesu yabitubwiye. Kuko Yesu mwibuke yuko yatubwiye ngo nari ndwaye muransura, nari ndwaye murangabu, nari nshonje murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura. Ubwo rero ngo ubwo mwakoraga ibyo byose ninjye mwabikoreraga. Bene uwo nguwo wese ukora ibyo bikorwa niwe mukristo nyakuri yatayemera. None reka ngubwire, bafunze insengero, barangije gufunga insengero, umuntu utarasukaga numvaga ngo n'ibisuko, abantu barara barokore basokoza bikagenda neza, aririmba muri korari nziza, ariko ejo wajya gusaba ugasanga yasize inzara, yasize igisuko kigeze ku mugongo cyangwa se kigeze ku maguru, kandi yari yitwa umurokore. Uwo ngo turamwitikita, abandi bararira cyane ngo insengero ngo bazifunze, bamwe bahita bajya mu kabari ngo kubera ko bafunze insengero, abandi nabo bajya mu bitandukanye ngo kubera ko insengero bazifunze. Abo bantu ahari barasengaga cyangwa ni ukutubeshya? Murakoze cyane. Kambonere kukubwira yuko ubundi twebwe ndabwo tubabajwe no gufunga insengero, ahubwo kimwe muri byo tubishimira Imana. Tubishimira Imana kubera yuko hari byari biri mu gwisho, byari byaranze kugaragara, insengero zarafunzwe biragaragara. Kwa dufite abantu basenga, bahanura, babwiriza, bakagenda bakanasambana, bakagenda bakananywa. Icyo dushimira Imana rero, bafunze insengero, ibyo byose bitabijya ku karubanda. Nukuvuga ngo gufunga insengero ni ngingoko data yazanye agosora ibibore n'ibizima bijyukubiri kugira ngo bigaragare n'ubundi acenjure. Ubwo rero twebwe niyo mpamvu tubishimira. None twavuga kuko ikura barabahanuzi baramwita ngo nabakozi b'Imana, bagiye gukina filime kandi bagakina filime batwereka ko ibintu bakoreraga mu rusengero, bahanurira abantu ibyo bahanuriraga abantu bari mu rusengero, kubera ko ari byo babirindukiye bakaza kudukinira muri filime kandi bitwa abakozi b'Imana. Ese baratuzabafata ngiki cyangwa se turahabona turakomeza kubita abakozi b'Imana cyangwa? Hari abo bita abayobe bafite umwuka w'ubuyobe, batangiye ari abakozi b'Imana bafite umwuka w'Imana ndetse bafite n'agakiza muri bo, ariko nyuma yaho Satani yarabarashe kubera imbaraga ngeya z'agakiza bari bafite. None amaze kubarasa, amaze kubafata, none umwuka w'Imana ubavaho, basigara umwuka uri plate, mbega umwuka nageranya nk'ahari umwuka w'isi,
cyangwa se umwuka wa satani, uwo niwo ubasigayeho. Noneho impamvu ari umwuka wa satani cyangwa se ukaba umwuka w'isi, ni uko ari umwuka uberekeza ku ndamu zabo cyangwa se uberekeza ku bifatika. Ni ukuvuga ngo uriya muntu uri kujya gufata ibintu by'Imana akabipirata, yamara kubipirata akabikoresha mu ndamu ze, no kuba yabeshya abanyarwanda ngo arimo arasenga ariko arimo arashakamo ubuntu bw'ubufaranga budafatika, arimo arasebya umurimo w'Imana. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka azihanganira ibindi byose, ariko ntabwo azihanganira umuntu wese watuka umwuka wera. Bariya rero mu bantu batuka umwuka wera nabo barimo Data ntabwo azabihanganira. Ntabwo ari abakozi b'Imana, ahubwo ni abantu bari bafite umwuka w'Imana urangije ubavaho, basigarana pirate yawo. Ubu noneho ahubwo bahita bandura umwuka w'iki kirere cya hano hanze ku isi. Niki ng'umukozi w'Imana, watubwiye ko wowe uri umukozi w'Imana, niki wabwira bagenzi bawe bifata gutyo? Niki wabwira abantu bagenzi b'abakozi b'Imana? Niki wabwira umuntu ushaka kujya kuri Yesu? Ese kugira ngo ugere kuri Yesu bisaba iki? Kugira ngo ugere kuri Yesu nta kindi bisaba. Birasaba kubohoka, ukaza ugakingura umutima wawe, kuko niko yavuze ngo niwanyemerera ugakingura umutima wawe, ukangikingura umutima wawe, nzaza ngo nzakomanga ninjire. Nzakingura umutima gute? Gukingura umutima, urabizi hano hanze hari ingeso mbisi nyinshi tubamo. Twirwa tunywa inzoga, twirwa tujya gusambana, twirwa turenganya abantu. Umuntu yakuguriza 5,000 ngo azaguhereza 10, mbega ushaka indamu z'abantu, ugasanga amaso yawe arangamiye hano ku isi bitagira umumaro. Kukingura umutima wawe rero ni ukwiyambura izo mbaraga z'isi cyangwa se izo mbaraga z'icyo kirere cy'isi, noneho ukishyikiriza Kristo. Kubera ko ukwishyikiriza Kristo, kujyana na Kristo, cyangwa kubana na Yesu, birasaba ko wagira ibyo ureka ukagira ibyo wanga. Umukristo udashoboye kugira ibyo yareka n'ibyo yakwanga, ntabwo ashobora kujyana na Yesu, ntabwo byashoboka. Ahubwo urasabwa kugira ibyo wanga. Niba wambaraga igitenge kivuye mu busambanyi, icyo ngicyo urasabwa kugihomba ukagisiga. Niba wambaraga ipataro ukuye muri ba shuga mami, iyo ngiyo urasabwa kuyihomba ukayisiga. Noneho wamara kuyisiga, uzahomba ipantaro cyangwa uzahomba ibyaha? Yes, ya pataro nayo ni ubwayo ni icyaha uyikuye mu byaha. Ubwo rero iyo uyiretse uvuye mu byaha, kubera ko ntabwo uzongera gukenera kujya kwambara ipataro ivuye mu byaha. Ubwo rero ureka cyaha, wamara kureka cyaha ugahita ufata umwanzuro wo kujya ubona bikeya tujya tubona abantu bababatiza bakabashyira mu mazi menshi. Ese hariya bari amazi baba basizemo, yari amazi ya mariki, niyakuraho ibyaha cyangwa niyatuma abantu bajya mu ijuru? Cyangwa wansobanurira kuri karakandu k'abantu babatizwa? Hari icyo bita kugira ikirenge mu cya Yesu. Kugira ikirenge mu cya Yesu, ngawe urabona uburyo turimo turaganira, hari ikigeranyo, wenda urugero, hari ikigeranyo dushobora kuvuga ngo ngere ikirenge mu cyawe. Niba uri umunyamakuru, nanjye ngere ikirenge mu cyawe, nanjye ndebe ko naba umunyamakuru. Kugira ikirenge mu cya Yesu rero icyo bivuga ni iki: Yesu yiyambuye icyubahiro, abatizwa mu mazi menshi. Yohana umubatiza aramubatiza, nabwo yashidikanya avuga ngo ya databuja, ntabwo naringuye kukubatiza, ahubwo ni wowe wagakwiye kugira ute kumbatiza. Hangira amubwira ngo ukwiye kubikora kugira ngo bigaragare yuko izina ry'Imana cyangwa se umubatizo ari uw'ingenzi. Byari bisobanuye ngo iyo bagufashe bagushyira muri Yorodani bakakubatiza, bisobanuye ngo urapfuye mu byaha. Noneho iyo baguhagurukije barimo barakwegura bagukuye muri Yorodani, biba bisobanura ngo uzuke muri Kristo Yesu. Ari amazi arakandu nakubaje gatoya, ari amazi akuraho ibyaha? Ndagira ngo umfashe unsobanurire kuri aka kandu. Yari amazi ntabwo akuraho ibyaha, ahubwo agufasha kuba wafata umwanzuro wo kureka ibyaha wowe ku giti cyawe mu mutima wawe. Nambonera kukubwira ko n'ubundi ntabwo byemewe yuko ujya mwayira amazi utari wafata umwanzuro. Ubundi uramanza ugakizwa, ukareka ibyaha, wamara kureka ibyaha ukabona kujya muri yari amazi, kuko ubundi yajyamo umuntu warangije gukizwa, wamanze gufata nibyo nari ndimo ngomeza kukubwira, ngubwira ku kibazo kimwe. Ndimo kukubaza ngo mbese amazi akuraho ibyaha. Tujya tubona abantu bamwe bava kubatizwa bakajya kunywa inzoga, twabukabona bamwe bakava kubatizwa bakiba, bakajya gusambana kandi bavuye kubatizwa. Nese hari kiriya kintu cyo tuzagifata gute? Ni iki twakora?
kiriya kintu ubundi aho kibereye urujijo ni ahangaha, ngo biterwa n'iki? Biterwa ndatangaruka kuri ba bapasiteri bita bakurikira amafaranga kuruta uko bakurikira imitima y'abakristo. Ni ukuvuga ngo umupasiteri we abiki gihe abenshi ntabwo ari bose, ahubwo haracyari abapasiteri bagifite umwuka w'Imana, bagifite ishyaka ryo gufata abantu ngo babashyire kuri Kristo. Ariko abenshi muri iki gihe nibo baduteye impungenge cyangwa se bateye imbogamizi kuri icyo kibazo. Nari nshatse kugera ku kirero, nari nshatse kukubwira yuko iyo ubonye umuntu uyu munsi wa none abatijwe, ejo ukabona yagiye gusambana, ni cya kibazo cya wa mupasiteri wagiye akamuganiza akamukura ngo ngwino ubatizwe, nyamara inyungu atari ukugira ngo akizwe, ari ukugira ngo amwakire ng'umukristo mu rusengero, uzajya uzana icyo gihumbi cyangwa uzajya uzana ibyo 5, ubundi ibindi byose ibyo biri kureba pasiteri ndi bimureba. Noneho ni naho uzajya ukabona umukobwa abatijwe uyu munsi, ejo aracikiye. Kandi twebweho abakozi b'Imana cyangwa se abakristo abarokore ntabwo twemerewe gucikira, urubyiruko rwacu ntabwo turwemerera gucikira. Ubundi mu isezerano twahawe cyangwa se mu nshingano tugenderaho twahawe n'Uwiteka Imana yo mu ijuru, umwana w'umurokore cyangwa se umukobwa wacu abagomba kugenda ku manywa nyaruhanga, itegeko rya leta n'itegeko ry'idini cyangwa se Imana n'abantu babizi ndangomyihari bose babireba, agakora ubukwe agakora mariage. Ngira aho ngaho gatoya uranyibukije, tujya tubona ingo nyinshi zirimo gusenyuka muri no minsi. Imana yavuze ngo uwo mugore ufite ndaga ari uwawe, Imana yavuze ngo uwo mugabo mubanye ndabwo ari uwawe. Hari iyo Mana ndabaza akakandu gatoya, uyu muntu uko batangiye guteretana, bagateretana bagifiyansanya, barangiza gufiyansanya, Imana yari iri hehe? Bafiyansanyije, Imana ihari. Bagera igihe cyo gutegura ubukwe barabana, Imana yari ihari. Bagera igihe cyo kubana, Imana yari ihari. Bagera igihe cyo kubyara umwana umwe, 2, 3. Ese iyo Mana itaraje cyagiye bari gufiyansanya ngo ibabwire yuko ukubwire ko uwo mugore atari uwawe, cyangwa se kubwire ko uwo mugabo mugiye kubana atari uwawe, iyo Mana itarabikubwiye kiriya gihe ahari? Ese ni kubera iki iyo Mana byagenze gutyo bikaza kuba gutyo? Ni iyihe mpamvu? Wabasha kunsobanurira ukagira ibyo wambwira ukandandukanyiriza iyi Mana itandukanye ngo? Thank you, urakoze, ndagushimiye. Dufite turagaruka nani cya kibazo turangira kugarukaho cyaba abakozi b'Imana bari bafite umwuka w'Imana, ariko bakagaruka bakandura umwuka w'oxygene yo hanze, akaba ari wo bandura, akaba ari wo bakoresha barimo barayobya abantu. Nshatse kukubwira yuko umugore n'umugabo iyo babanye bamara kubana bakabyarana, yari Imana ibibishaka kandi Imana niba yabahuje. Nongere mbigarukeho, eske wowe mugore, wowe mugabo, barakubwira ngo Imana iravuze ngo uyu mubanye ndabwo ari uwawe. Ese niba atari uwawe ko mwabanye mukabyarana, kitakwishe mutari mwabyarana? Ni ukuvuga ngo Imana ndabwo isenye ngo ahubwo irazubaka, irazikomeza. Ubwo rero tujya duhura nabyo, n'ejo bundi twahuye nabyo, dusanga aho umuntu ngo Imana yari imaze kumubwira yuko umugabo we babana ngo ashaje. None wa mugore we rero wowe uracyari mutoya, ndabwo ari Imana yabahuje, ahubwo genda ushake umusore mungana. Uwo ni umwuka w'abadayimoni, ndabihamya ndabishidikanya, ni umwuka w'abadayimoni cyangwa se amarangamutima yawe, ndabwo aba ari umwuka w'Imana. None wabwira iki aba bagabo bo boshya bakababwira ngo ni Imana ibivuze bagasenya ingo zabo, n'abagore bo boshya bakababwira ngo ni Imana ibivuze bagasenya ingo zabo bakagenda? Ni iyihe nama wabagira kugira ngo aya makosa ndibazongere kuyagwamo? Ahangaha biba bigoye kuvuga ngo uramugira inama, kuko akenshi hari igihe umuhanuzi abimuhanurira, ariko akabimuhanurira nawe muri we hari ayandi marangamutima yari yifitemo. Ubwo rero yamuhanuriye ngo uriya mugore si uwawe, nawe ubwe akaba yari yifitemo ayandi marangamutima kujya gutereta agakobwa gatoya, umuhanuzi wa muhanuzi abasa n'uwari ukanguye uwabyukaga.
ntabwo ngenda kumenya kubita abahanuzi kuko abahanuzi ni abakozi b'Imana, abo ngabo bo ni abayobe. Uwo muyobe abasa n'uwakanguye uwabyukaga. Ahubwo ndabasaba kugira ngo bubake imbaraga z'agakiza. Niba uzi yuko Imana data yaguhuje n'umugore wawe, urasabwa gukizwa ukamwerera imbuto nziza, kuko mboneraho no kugira ngo nudakiranuka imbere y'umugore wawe kubona ijuru uzaryumva mu mateka ntabwo uzariryamo. Urasabwa kumvikana n'umugore wawe, ukumvikana n'abana bawe, ukabitaho uko ushobojwe, kubera yuko mu nshingano data yaduhaye cyangwa se Uwiteka yaduhaye harimo kuba twababa abatware b'urugo. Icyo cyubahiro yarakiduhaye, tukabambika tukabamenyera inshingano z'ibyo bakeneye mu buzima bwabo byose, udasibiye ko tutabigeraho nk'uko tubishaka kubera uko iki kirere cyesitaye, ariko tugerageza uko dushobojwe bike mu byo tubonye twagakwiye kubihanamo nabo neza. Ariko ukumva yuko hejuru cyangwa se hirya cyangwa se nyuma y'umugore wawe y'abana bawe ndawundi wagakwiye kuza kwivangira mu buzima. Niye nama wagira aba bagore basenya ingo zabo bakavanga abagabo babanye nabo ndabwo ari ababo? Ni ukuvuga ngo umugore yavuye ku mugabo we akajya kubaka urundi rugo, abakozi ibyaha bigera kuri 3. Ibyo nibyo ndabasha kuvuga, ariko ibyaha bakoze ni byinshi. Bwa mbere Imana imubaza abana yari yarabyaye akabasiga ng'imfubyi kandi bari bagifite ababyeyi. Kabiri, Imana imubaraho icyaha cy'ubusambanyi, agiye gusambana hanze asize umugabo we. Ikindi cya kabiri, Imana imubaraho umutima w'Imana yaremye ababaje. Ubundi ubufasha umutima Imana yaremye warangiza ukawukomeretsa. Iyo ukomerekeje utarawuremye rero Imana bigomba kuzawukubaza. Ibyo ni ibyaha 3 by'ingenzi abakoze Imana ishobora kuzamubaza. Mubyeyi, ndamunezero ushobora kuzabona mu rugo rwawe rwa kabiri ugiyemo, kuko uko byagenda kose ndabwo Imana yakemera yuko urugo rusenyukira mu rundi. Kandi ikindi cya kabiri, hari igihe uzicuza. Abeshi iyo bagezeyo bajya bicuza, bagahereza leta yacu akazi, gasangira mu manza za buri munsi zirudaca, amakimbirane, hakabonekamo n'imvu zigeze zitandukanye. Ubundi iyo umugabo aje kugutereta akakubwira ngo uve ku mugabo wawe nurangiza uze tubane, yamaze kugera ku cyo yashakaga mumaze kuryamba, n'ubundi amatsiko yari afite ku buzima bwawe ahita arangira, n'ubundi nawe araguta, ukazahora uri muri urwo ngurwo kuzisanga uri inzererezi. Ndabasaba rero kugira ngo umubyeyi niba yarubatse akomere mu rugo rwe, ubukene nibuza ushikame n'umugabo wamufatanye mu bukene, kubera yuko Bibiliya yarambwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aba bagabo burabagiriye nama? Abagabo nabo ndabasaba gushikama bakamenya ko ari abatware b'urugo. Ni ukuvuga bimwe mu by'Imana izaduhembera twebwe ng'abagabo, harimo kuba warafasha abana bawe neza, harimo kuba warafasha umugore wawe neza, harimo kuba Imana yaragwaye inshingano zo kuba umutware w'urugo, noneho ugatwara b'Imana yaguhaye ukuzuza inshingano zawe neza. Cyo kintu nacyo Imana ishobora kuzakiguhembera. Ariko utacyujuje neza, byanze bikunze ndaguhamiriza wa mugabo we, ndajuru uzabona, ndagakiza uzabona, kabone naho wakora ibikorwa byiza kajana, ijuru rya mbere cyangwa se agakiza kambere gahere wawe mu rugo. Narindi kubinginga rero cyangwa se ndi kubasaba nguko Imana ibidutegeka. Umugore wawe ni urugingo rwawe rwa kabiri, ni urubavu rwawe, na amaraso yawe mwarabaye umwe. Urasabwa kumukunda nawe akagukunda, mu bibi no mu byiza, mu burwayi no mu buzima. Dusoza niki wabwira umugabo cyangwa se umumama cyangwa se umupapa cyangwa se abapasteri cyangwa se abiyita abakozi b'Imana bagukurikiranye kuri uru rubuga Inzira Igana Ijuru TV? Niki wababwira bagukurikiranye kugira ngo bahinduke babashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo? Sawa, murakoze. Wenda mu bintu ndataho umwanya cyane, harimo ku bantu biyita abakozi b'Imana, harimo abapasteri, ababishopu, abahanuzi, abavuga butumwa, abo bose hanze bara. Ubundi abona bataho umwanya cyane, kuko mu bintu ndimo ndababwira ngeweho ndahamanya na Mwuka Wera ko igihe gisigaye, igihe gishize n'igisigaye ntabwo bingana. Dataraje kugira ngo akure ibirura mu ntama, dataraje kugira ngo akure ibirura mu ntama gusa. Narindi kubwira umuntu wese wiyita umukozi w'Imana atari we, ahubwo namese kamwe.
uze uba umukozi w'Imana ukorera Imana ureke uburyarya bwawe. Bitihise niba ubona gukorera Imana bidashoboka utari wagera igihe, genda n'ubundi ujye mu byaha byawe, nurimbuka uzaba wizize. Ngaruke ku bapasitoro cyangwa se abayobozi b'amatorero, narindi kubasaba abayobozi bacu cyangwa se bapasitoro, babishopu, bashumba, narindi kubasaba yuko mwafata umwanya mukongera mugatekereza kabiri, mukagaruka ku muhamagaro wanyu, mukababazwa n'indama Imana yaremye ko zigiye kuzarimbuka zizize mwebwe. Kandi uko byagenda kose buri wese Imana izamubaza intama yamuragije. Amafaranga arashira, amafaranga ararangira. Uko watunga amafaranga kose ku isi ya rurema, ntabwo ugiye gutunga ngaya Yobu. Ku isi ya rurema, ku isi y'ababaho, nta n'umwe wari wagira ubutunzi ng'ubwa Yobu. Ndikubwira abashumba rero cyangwa se abayobozi b'amatorero, mureke gukurikira imbiya cyane, ahubwo murebe imitima y'abantu, muzana abantu kuri Kristo Yesu. Abantu barananiwe, ibyaha birabananije, abantu bararemerewe, imitwaro irabishe, abantu bari muri Egiputa, turi mu buretwa bwa Satani. Satani arimo araturasa uko bukeye n'uko bwije. Nimwe mwakakwiye kutwomora, none natwe turimo turabahungira tugasanga murangamiye imbiya zanyu. Narindi kubasaba kugira ngo bareke kurangamira imbiya cyangwa se amafaranga cyangwa se ibindi bitagira umumaro, kuko ibyo ngibyo bizashira, bizarangira. Ntabwo navuga ngo bareke gukora, bareke no gushaka imibereho, nibayishake, ariko bamenye yuko indama Uwiteka yabaragije ari izo kubahwa, kugira ngo bazaziture Uwiteka mu gihugu cyo mu ijuru. Noneho bavuga ndi Uwiteka, dore umunyago twakunyagiye tukiri mu isi, n'uyu nguyu wahabwe kuri za ngororano z'abanesheje. Ariko niba badashaka gucunga indama z'Imana neza, nabo ingororano zabo ndazo bazabona, ahubwo ni ukuvuga ngo gakondo yabo ni muri Gihenomu. Wabwira iki aba bagore basenya ingo n'abagabo? Nihe nama wabagira kugira ngo basange Yesu ntibazongere gusenya ingo? Abagore basenya ingo zabo n'abagore basenya ingo zabo, narindi kubinginga nibaze kuri Yesu. Yesu araruhura. Ubundi ikintu gikora ibi ngibi ni uko usanga umugore yagiye muri kabari, gasanga umugabo nawe yagiye muri kabari yibereye iyo ngiyo. Kandi tubona n'abanyamasengesho basenya ingo. Ntabwo bari umunyamasengesho basenya urugo, ababyiyitirira. Nakubwiye yuko hari abiyitirira abanyamasengesho, hari n'abanyamasengesho bukuru. Umunyamasengesho uzabona yasenya urugo rwe akajya kubaka urwa kabiri, ngo ntabwo azaba ari umunyamasengesho. Kandi ariko Imana yanyitubwira, ni Imana yabo yo kwisi nyine. Ariko data twese wo mu ijuru ntabwo ajya avuga ngo basenye ingo. Twebweho umva ijambo ry'Imana tubwira ngo twihangane mu bibi no mu byiza, twihangane mu bikomeye. Nguko iyo umuntu ari gusezerana n'umufasha we, aravuga ngo haba mu bibi haba mu byiza, mu burwayi, mu buzima, mu bukire, mu bukene, byose tuzagira ute, tuzabana. Ayo ni amategeko y'Imana amwe Mose yatwandikiye, aravuga ngo ndukice, ndukibe, ndukasambane, n'ayandi mategeko yose tutabasha kurondora. Niba basha kuyubahiriza bazabona ijuru. Kandi uwari wese utabasha kubahiriza ayo mategeko ntabwo aba ari umukozi w'Imana, aba ari pirate y'umukozi w'Imana. Urakoze cyane rero nshuti yanjye, twaganiraga, murabona ko narindi kumwe n'umugabo, ariko wari watwibwiye ajya. Murakoze cyane, ndabona nabibwiye amazina yanjye. Nabwiye ko nitwa Ntamara Jean Pierre, ndi umupapa, mfite abana babiri. Akenshi ndi kuri uyu musozi, ndi umuvugabutumwa w'ubushake wahawe imbaraga na Kristo, cyangwa se wahawe misiyo na Kristo, kugira ngo ngende nanjye ntobe abantu, mbazane kuri Kristo, mbazane bakire Yesu ngo. Cyangwa nawe ushaka kubakurura kugira ngo nawe ujye ubaka icya 10 n'amaturo? Nge ntabwo ndi umubishop, nubwo ndi umushumba, sinanabiherewe ububasha. Ibyo ngibyo ni bihabwa babiherewe ububasha, ariko ngewe mbeshejwe na Kristo. Udasibye kuba ndi umuvugabutumwa, ukora umurimo w'ivugabutumwa, ariko mfite n'akandi kazi k'umwuga kanjye ngora, kambeshejeho n'umuryango wanjye. Nyuma yo kuvuga ubutumwa, ngahamagarira abantu kuri Kristo Yesu, bakabatizwa, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abarwayi bagakira, abasazi bagakira, bakaba bazima. Nyuma yo gukora ibyo byose, ndagenda ngakora imirimo yabeshaho umuryango wanjye, kuko mfite abana nishyurira ishuri, mfite umugore nambika, nanjye ubwanjye nibeshejeho. Ni ukuvuga ngo rero mfite n'itorero nsengeramo,
nanjye ahubwo ibyo ngibyo bikenewe ku batambyi nanjye ndabitanga ku babiherewe ububasha babisigiwe ariko batari uburyarya njyewe iyo ngiye gukora umurimo mba nzi neza icyo ugiye gukora, mba nzi neza ko ngiye gukorera Imana, noneho ngakomeza kugira ngo nanjye ngomeze uru rugendo twese tuzahurire mu ijuru turi gushima Imana. Okay, urakoze cyane no kuri ndagushimiye cyane kubw'ikiganiro uduhaye nshuti yanjye. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Nambonera kubabwira yuko kuri uyu musozi mubona hari ibitangaza byinshi, hari ugukira kw'abarwayi, hari benshi bahabohokeye. Nicyo ngicyo mwahoze mutubwira, dufite ingo nyinshi zari zarajanga, hari abantu benshi bajanga, umugore abukwe n'umugabo ko buri wese yarasubiye iwabo, baraza hanga barasenga, bamaze gusenga tubasomera ibyanditswe byera ari ryo jambo ry'Imana, turangije kubasomera bakira Yesu, bamaze kwakira Yesu barongera barasubirana. Dufite ingo nyinshi cyane tutabasha kubara zasubiranye kubwira ijambo ry'Imana no kubw'uyu musozi ugaraho ibitangaza byinshi cyane. Abarwayi barakira, hari n'abantu baza bababoshya amaboko, hari abasaze abadayimoni babafashe, tukabasengera dukoresheje ijambo bakamanuka ari bazima barakize, batanga ubuhamya bwinshi cyane kandi baba bari gushima Imana. Ariko buri wese wumva abishaka ahangaha rwose ibitangaza birakoreka kuri channel yacu. Uwo ari we wese wadukenera cyangwa se uwo ari we wese wakenera kurebera izo mbaraga zidasanzwe z'Uwiteka, ntabwo turi abapfumu, ntabwo turaguza, nda nubwo turi abantu bashakisha, nda n'uwo duca amafaranga, ahubwo icyacu ni ukugira ngo uzurebe Yesu ukiza abantu, Yesu utabara abantu, nubona hari icyo yakumariye nawe uzamukurikire. Twebwe icyo dushaka nuko waruhuka, wamara kuruhuka ugakurikira Yesu ufite imbaraga, ufite umwete, kubera ko Yesu ntabwo kumukurikira gusa ari kumukurikira ndacyo umukurikiyeho, ahubwo uramukurikira n'ubundi akanagutwara n'imitwaro ufite ukamukurikira ubohotse. Nicyo kintu dukora kuri uyu musozi no mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni wo murimo wacu. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Urakoze cyane Ndambara Jean Pierre, turagushimiye. Nitugukenera ikindi gihe tuzongera tugusure, niba ngombwa tuzagusura n'iwawe kugira ngo ubashe gukomeza kutuganiriza ku bijyaniranye n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha kandi Imana izakomeze kubakomereza amaboko. Murakoze, amen. Amen.